Yes, turabasuje abakunzi ba Rubavu Bayanseri, mukomeze mugubwe neza cyane. Turi mu mujyi wa Gisenyi, akarere ni Rubavu, umurenge wa Gisenyi, aho bita Ku-Majengo. Twabazaniye igipangu rero cyiza kinini cyane, igipangu kirimo amazu atatu. Harimo inzu muri kureba, hakabamo n'izindi inyuma nshyashya, inzu ebyiri. Inzu ebyiri buri imwe ifite ibyumba bitatu na salon na toilette, n'indi ifite ibyumba bibiri na salon na toilette. N'iyi nini uri kureba isa nkaho ikuze, ariko kubera ko ikibanza ari kinini ushobora kuba wayivugurura cyangwa se ukaba washyira iyindi nzu nziza cyane ushaka, kubera ko urabona ko ikibanza ari kinini cyane. Inzu z'inyuma zo za toiture kashe ni nshyashya, ni za vuba. Iki gipangu cyiza rero cyane kiri muri metero nka 30 uvuye kuri kaburimbo hano ku Majengo. Turi kukigurisha amafaranga atari menshi cyane. Turi kwagurisha miliyoni 67 zonyine. Uyafite ukaza iki gipangu ukagisura, cyangombwa kirahari, no kugukorera mutation. Zoning yaho ni R1, no gutura. Iki gipangu ushobora kukigura kikajya kikwinjiriza amafaranga atari make ku kwezi, kubera ko harimo inzu ebyiri nziza nshyashya, hakabamo n'iyi nini y'imbere isa nk'aho ari iya kera, ariko ushobora kuba wavugurura kubera ko yubakishije ibikoresho bikomeye kandi bimeze neza. Parking ihagije, ikibanza gifite metero kare 400 zose, metero kare 400. Iki gipangu nicyagucika, ni cyiza cyane. Amagara Rubavu Bayanseri ukigurire, kubera ko ni heza cyane. Ni hano ku Majengo, akagari n'Umuganda, umurenge ni Gisenyi, akarere n'aka Rubavu. Iki gipangu kigurire kuri miliyoni 67, metero kare ni 400, muri zoning ya R1. Iki gipangu kirimo amazu atatu meza cyane, ni cyiza cyane. Duhamagare rero ukigurire, niba kigutange, kubera ko hano hantu ni heza sana.